kari wese ashimwe amatiboreka nkubaze ubundi ubwenge bwawe bubahe buba mu bugufi ufite cyangwa buba mu musatsi wakurenze mu mutwe ndende ngatanga ndi munanda nuko sema niko doruka akuri ntabwo nijye wamuzanye niwe wizanye n'amaguru ye bize nkuzana harya ngo yagize uki waje ngo yeretswe wapfuye nako tumuka kose doruka isuri kuzanye yagushije imvura mu kaye gace ko mbona hangaye izuba riri ku numvise mamanya n'umutima njye kumva kuza kudusura ariko rwose burya umunyarwanda yaritonze aravuga ngo ukize baraza uburaje urateze se ninde ukurangiye ko nsigaye ntuye hano narimbizi ko ari wowe ase kare ariko icyo nkundira abantu we kare ntujye uhinduka uracyari reka manze karine nkubwire umwana wanzwe ni uko sibyo ndabizi uribuka unyirukana domina yanyirukanye ngo ndatwite ukansora hanze utitaye ko nanatwise ntanakuze ukansora hanze utitaye ko domina ari we watumye abantu ngo baze bamfate ku ngufu uranyirukana karimvira mu rugo ntabwo umugabo wanjye yakemera ko mbana n'umwana utwite hatazagera n'uvuga ko ari umugabo wanjye yaguteye kari cyagiye kwiyame ntongere kumpamagara karine ndabizi ko ari izina ryanjye kwiyame ariko ndumva wareka uburakari tukavugana aho ese ubu reka nkubaze iyo bibiliya witwaje niya muhanguke wowe urasenga harya ngo ibiri hanze ya bibiliya byose biba ari umukara nk'icyo gifuniko cyabyo ubwo uri muri bibiliya cyangwa uri inyuma y'icyo gifuniko nawe uri umukara njyewe narakijijwe reka nkubaze wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ni iriya jambo ryanditse ku rupapuro rwa mbere muri iyo bibiliya yawe siwakijijwe kungerageza ntabwo ndi kukugerageza umukristo mwiza abazi ikintu kiri muri kashe ya bibiliya ye handitsemo ngo iki icyo ni agace kinzanye siko ntuhanditse handitse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana ndabizi ngero mu barikeneye ntabwo ndi uw'iki gihe ndi uwa kera iryo jambo ryawe urisubizeyo ariko kare iyo wari uzi cyaguhesha amahoro ariko icyamesha amahoro ndakubwiye ko njye nabuze amahoro ninde wabikubwiye amahoro yabuze mwebwe umunsi mufata umwana harya ubwo mama wanjye mwapfanaga ikira ko uri mubyara wanjye ubwo mama wanjye ntiyari nyogosenge ugafata umwana wa nyogosenge ukamusohora nk'icyahi wirengagije ko nyina wabo nawe yamusohoye nk'ikintu ariko ubundi reka mbasha byari ishuri ryawe byari ishuri ryanjye iki gitambaro nacyo kuzana ujye kukifubika none dore ugishyira mu mutwe nzese zakwica hano hantu ni ukuri ku makara kara n'ubundi maze kwiheba n'ubundi maze n'uwapfuye njya bityo se n'ibiguhaye ni latifu bimaye ngo bikuzanire usembwe kare mu mfitiye none se wagira ngo turapfa kubiryo neza bitagiye kuzakwica hano urebe ukuntu wabaye ndakubwiza ukuri kujyanye ibiryo byoherejwe na latifu ashiramo umwuka reka mbwira nka urihangana ubiryo kuko njye sinabona uko nteka ngo nzajye nkuzanira ese ubundi kara uko kumara iki inshuti yanjye mamba barawe kumbwira ibyo bintu kuko nanjye nta kintu ntako ntagize ntacyo ntakoze ko naba nta kintu biri gutanga none se ku buryo utaniyaranja urebe ukuntu wahamagara ubuyobozi ubwira ibibazo byambayeho gusa bunabare none se reka nkubwire n'ubundi ubuyobozi mbuhamagaye bakambaza ngo urihe sinahamenye kuko njya kwinjiramo hano bambutse igitambaro mu maso sinamenya ngo sinababwira ngo uri ahantu muri wese yahe ni ukuvuga ngo ahantu uri nawe ubwawe ntabuze ntabwo mpazi nanjye ngera kuhara ku muryango bagahita bankora igitambaro mu maso ni bande bakozana ni ibisore bibiri biri hano hanze hano hararambangamiye umwuka mubi imbeho imibu biragaragara n'ukuri sinanavuga ngo nanagucikije ibisore binzanye byo byonyine ubwabyo mwana yanjye byatwije tutaranarenga n'umutaro tubireke birasa ameze ute birasa ameze neza ngerageza kumwitaho uko nshoboye kose
nubwo biba bitoroshye ariko nyine mba nagerageje. bose byabasha no gutamira. Aratamira se batumye nanabimutamira. Kibangira Imana neza neza yaratwibagiwe. Abantu uzahava gute kuko se umuntu yacukura ugaca hasi gusa umuntu yakora tifana nyine mana karabireke. Imana yonyine nizi impamvu kandi burya ibigeragezo akenshi bituma umuntu asingira ibisubizo. ndumva ugifite umutima ukomeye ni ukuri. Ngiye ahantu bitewe n'ukuntu mabonye n'ukuntu harinzwe ndabona ko haba ari intambara ni ukuri. Ese nshika intege pe ubu numvaga ko uri ahantu mu nzu nyine hasanzwe. Iyo wabuze se Imana na nyuma se irakora wumva iki? Utabizi neza nzava hano hantu kandi nzongera mbonane na birasa wanjye. Nawe ndikararika mubwira ibyo bisubizo nabyo kandi mubwije Umuntu wakwanganya kabiri sinshobora. Yego mfite inzara ariko sinshobora gutamira ibiryo byatetswe n'abariya barozi. Nzi uzajya utungwa n'iki? Nta mazi ari hano ngo uzajya unywa. Nayo nzi ko byibura ari nko mu nzu irimo n'ibyo kurya. Undi se banzanye hano batifuza ariko mvamo umwuka. Uyu mwana ngo wava mu mwuka nose ibyo wifuza nawe nibyo ugiye gukora koko. Karanda kubaha urabizi ndanagukunda ariko ibyo byo bisubizeyo. Bisubize babwire ko nabyanze. Ubusuza urabaho gute n'ukuri? Ndavuze ngo bisubizeyo. Ikibazo sinjya amenya n'igihe basi banzanira hano ngo wenda byakenyerereho ibindi biryo wenda byanjye mbizane. Nanjye ngiye kubona mbona aranzanye ntiyari yananeguje. Ibyo ntacyo. Karayigendera. ubu narakuze ndi umugore wiyubashye kandi wishoboye. Urumva ntacyo nkigusaba, singusaba icumbi, singusaba ibiryo, singusaba amazi. Ngaho mama sohoka Dorcas mwiza mukozi w'Imana yana n'ijambo ryawe. Wenda ku byabaye Ariko rwose ntago nakiraga. ntago rero ahangaha ariho basabira imbabazi sibyo? Utandeba ndi inyuma ya grillage, y'inzu niyubakiye. Utagira ngo iyi ngiyi ni na gereza mfungiyemo, ni inzu nashyizeho itafari ryanjye amaboko yanjye. Ibyo mutashakaga ko ngeraho byose nabigezeho. Arewe byagutitirira hit kandi reka nkubwire iki kibando kijya kimfasha abantu. Doruka ushobora kumvira Kari udakora ikosa. Nta rwango ngufitiye. Uri umuvandimwe wanjye. Nta nubwo wenda ntabwo uri umuvandimwe wanjye, ndi mubyara wawe kandi ababyara kandi ntabwo nje kugusaba pe. njye sinakubwiye ko naguha ibyo wangereyemo mfite imyaka 13. Ubu nanjye nabikugereramo. Basi ntega amatwi ubundi nigendere nta kibazo. Uranyemere se basi mubwire cyane. Nayateze ntago numvisha amaso numvisha amatwi. Urakoze. Nkuko nabikubwiye natwe umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Kandi mama ya n'umutima wanjye ko ndi umukristo ujya mu ijuru. Mu minsi ikize rero nagize iyerekwa n'umuntu narisuzuguye cyane kuri wowe. Yewe ntinya no kuza kukureba ngo mbikubwire ariko nanone ryongerera garuka mu mutima wanjye rikumbira ngo nze kukureba. Ibyo wasuzuguye ntibije kumbwira. Nararyamye ndote reka bikubwire basi ngende. Nararyamye ndote ngo nkubona uri ahantu ufungiraniye ahantu. Umva sasa ikintu kikubwira abarokore babateka mutwe. Kuko usanze mfungiye nyine mu cyumba ndi muri grillage wisubona ryo yashaye ibyo ntibimfasha. Nyine mubwire. Mbona uri ahantu ufite amarira menshi. Aransanganye kenshi wabuze ukugira ureba inzira zose ukabona zirafunze. Kandi nkabona ikibazo ufite giterwa n'umwana wawe. Mwuka wera arambwira ngo nzazo musengere urambikeho ibiganza. Niba unyemereye niba navangiwe nago mbizi gusa genda uko Kristo yansobanuriye arambwira ngo nzazo mbikubwire. Urababaye ntabwo utuje urareba iby'umwana wawe ukabona byagucanze ariko hari inkuru nziza gufite. Kristo aratikiye ku ntebe y'imbabazi kandi ibintu byose wibaza afite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Wenda ko kuri kuzanamo ibintu by'umwana wanjye nkumva ari byo ndumva amashimwe ndusha imbaraga kubera wowe. Iyo nibutse wowe na Domi Kari wireba ibyashize reba irimbe
iyo mbyibutse Njyewe nyemera ngo usengere muri umwami Imana ntuma. umwana wanjye ari kugira ibibazo kubera domine. Wenda iyo uba warangiriye impuhwe kera nkabyarira iwawe ntabwo nari kwaka uburenganzira bwo kwitwa mama w'umwana wanjye. Doruka mwarampemukiye. Ndasaba imbabazi. Mwarampemukiye. Yari ndasaba imbabazi. Basi nyemera ngo usengere. Senga kuko nta jambo ry'Imana ngo rimanukire ubusa kandi nta isengesho riba umuteje. Senga sinkubuje. Urambabarira. Niba mwaramenye ikibi mwankoreye, niba mwarahaye agaciro agahinda mwandeye, niba mwarahaye agaciro mama wapfuye akansiga yari umuvandimwe wanyu mukamutesha agaciro, mukanga kurera umwana we muzi ko hari nzapfa nkamukurikira, byonyine binabatere n'ikimwaro. Nyembabazi ntabwo nazikwiba, ntabwo nawe umutindi nkama. Yari Imana igumuki. Nanjye ntabwo yari jyewe. Nabonaga ningucumbikira umugabo ari bunyirukane kare. Nose njye nari kwerekera heko. Kandi yamagara nyine atewe hejuru wese asamaye. Ariko se byibura mwigiye kuki? Kari nari. Ese mujya mutekereza ko mushobora gupfa mugasiga abo mwabyaye? Ese mutekereza ejo habo hazaza uko hazaba hameze? Yego. Icyo nabasaba mujye musenga ntimuzasiga abana bato. Kuko mama ahantu ari ndabizi ko agahinda kamwishe inshuro ebyiri. Ndabizi ko atigeze aterwa ishema no kuba yaragize abavandimwe bameze nk'amwe. Reka dusenge basi kandi Imana igumurisha kumbabarira. Mana data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye. Iyo ni Karine n'umujakazi wawe. Ibyo arimo byose, ibimugoye byose, ibimuruhije byose urabizi. Wavuganye nanjye uramwanda umuhesha w'umugisha. Ndasenze kugira ngo Karine hano hantu ari Imana, bino bibazo byose afite uzubimukuremo nk'Imana. Nubikora tuzagushima, tuzavangura Imana ikora, tuzavangura Imana ikomeye, kandi uwo munsi tuzavuga ngo amashimwe n'icyubahiro bibi byawe. Iyo umutima ubabaye ujugunya amahoro yawo, ariko iyo utanze umunezero umuntu arawubona. Yereza Karine umunezero kandi umukure muri kano gahuge, nako tuzagushima. Ubwo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mbabara bino biri rwose ubirya. Ugusa no bazatunga n'iki kuko hano n'umwana utwite. Karana kubwimbabarira. Cyo bisubize. Basi se wabisengeye ko Imana nzi ikora ibitangaza byinshi n'uburozi bukabyibushya umuntu bwari kumwica kuko ari kukabirya. Bose wabisengeye. Imana ari wowe Imana yakumva cyane bitewe n'ukuntu bimeze. Nuko kuko rwose ntabwo nabisubiza inzara izakwicira hano. Karana uko abaye ari wewe. Mbabari ntabwo ibiryo ntakanabiriye pe. Nuko imbabara wihangana. Ndabizi bitongereye ushobora no kunywa neza mu nda. Umwana ndabizi wizera Imana kandi nta kintu Imana idakora. N'ibitongera ntibikuraho. Wowe Imana dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana kwizerwa. Turagushimye, turaguhimbaje. Amen. Tuzi neza ko nta kibaho kidafite impamvu. Ahari kuba ndahangaha ni ko gutabarwa kwanjye. Nzi neza yuko washyira iherezo ku bibazo byose dufite. Nukuri. Weretse iri funguro ryeze uritunganye urihumanure. Baba baritongereye urihumanure. Umubiri ugiye kurihabwa ugubwe neza. Data mwiza nongeye kugaruka ku mwana wanjye. Gira icyo ukoraho Data mwiza. Umuhereze Data wuje kumirwa nk'abandi babyeyi bose. Umwana wanjye abashe gutera. Ngende mbona impinduka uko bwije n'uko bukeye. Nzi neza ko ari byinshi wakora muri aka kanya ukihesha icyubahiro. Ntabwo uri Bayali, ntabwo uri Dagoni, uriho kandi uzahoraho ibihe byose.
ntabwo uvuga ijambo ngo rihere kandi urinda ijambo wabwiye umuntu ukanarisoza. Niyo mpamvu data mwiza tukwizeye muri aka kanya ugire byinshi uhindura ku buzima bwacu. Urakoze kubyumvishe kandi ugiye kubikorera kuko kwiyubahisha. Amen. Amen. Ibyo ngiye kurya kubera wewe. Nukuri. Ariko ningira icyomba umenye icyo nziza. Oya, ntabwo Imana yabyemera. Ntabwo Imana yabyemera, ni ukuri yakora ibitangaza ndabizeye. Ariko ubundi umwana yagenda kuko njye hari ikintu ndimo mbona. Hari amakuru menshi ngenda menya. Ari rero reka ngende. Mba nagenda nkabasezera. Genda wakoze nta nubwo ari ngombwa ko tuza. Yo Kari, ni mugore ashukuru cyanga. Uyu mugore ntago umuzi. Sibye mbana nkubwira. Abaso bakorogera so babarozi bazana mu rugo rwacu. Dore mbese kuna bareba. Nawe wagize ngaho. Wagize ngaho tera. Nizere ko atajya ari kubwira ari. Ndabwira ndetse. Kari umugore ntago kubeka ari ibibazo. Ariko Gati reka nkubwireka kuvuga nabi. Kuko we ntari cyo kuvuga nabi ufite. Ntacyo kuvana ni wawe se. Ni wawe. Ni wawe ndabizi. None se urashaka kuvuga. Wowe ufite gahunda yo kuvuga nabi ubu ngubu umugore wafungiranye mu nzu. Uyu nguyu nubwo kwajya yibaze meze gutyo ni mwene mama. Uyu nguyu ni mubyara wanjye. Ibi bintu wakoze babizera ko bitemewe. Bitemewe nande? Bitemewe nande ra? Reka nkubwire. Ntabwo turi kwivugisha. Ntekereza ko bamaze kwambara ipingu ntabwo wabuvuga. Ipingu se ryiki. Imisa amazanga se ipingu ryari ririye. Umva nyine nkubwire. Waje no kuyobika. Ibintu ni bibiri. Ibintu bibiri byiki. Urafungura Karine cyangwa ntabwo umufungurira. Ntabwo umufungurira none. ako gati ukeka kanga wamfungiye ari mu ijuru. Ati ntabwo pinga nabyo namufungurira no. Reka nkubwire. Uramufungurira. Ku itegeko ryawe se? Itegeko ryanjye. Nushaka kuhamagara hehe? Karine sura ufite imwe ziki? Ufite imwe. Uratinyuka umugore ufite imwe ziki za Karine. Ariko ubundi abagabo mwibonye mwibiki. Niba utamukeneye mwohereza iwabo, niba utamukeneye wanagenda ukamusiga hangaha gutufata ukamugira imbona. Mane ntago uri seri. Ntago uri seri. Ntago uri seri. Uje no kunukira mu rugo rwanjye. Kubita bagufunge gati, kubita. Ariko naka nakumira da. Mbese ushaka gufatanya na mwene wanyu urumva muje gufata. Nuwongera kuvuga cyane. Urafungura Karine. Igira mva kuva kuri no dere cyagira vaho muvuye. Ako si ibintu bikimwa kagira Imana. Gabagamba kandi kataranza gakirewe. Man, nimugafata abantu ngo baba. Uyu nguyu ko afite umuryango uciriritse, siza ko tutaraciriritse. Dufite ibitekerezo bizima. Ntabwo bigwa ko womba kumugira imbata yawe. Wofashe umuryango wose ushatse kuwusuzwa utugaraguza gati nkandi bo. Ese waje kuntegeka mu rugo rwanjye wowe? Reka babagare kuri polisi. Polisi ntago nyitinye uko. Buretse. Iki se? Karine narampemukiye cyane. Utongera kunguza hizo ntoki. Wiki? Ujya ntuzanye no kumenyerana mu rugo rwanjye. Ariko uri kubwira. Karine ngo yarampemukiye none gutyo urumva. Uzi ibibazo dutangiye nawe. Urabizira? Ese ntago ari umuntu. Wose ushinzwe ikiremwa muntu. Ibibazo se bitemurwa no gufungirana umuntu. Ese ibibazo afite ni ibintu. Ubu weje wakoze byose baragukingiranye. Wowe uri marayika. Ariko none yakuntumye. Nta muntu wakuntumye jewe mfite cyari kinzanye Imana yambwiye ko ari mu bibazo. Ndabimubwiye turasenga. Rero nta bibazo bikemurwa gufungirana umuntu. Na mama gasari telefone mfite. Hari telefone Reka mama nyanga. Cyangwa se ugena ubu ngubu barajya. Batubara Rwanda kwa telefone ukamamaga. Mwijuru hari Imana ireba. Ibyananiye abantu Imana irabireba. Nase umuntu kwifuza ikintu cyo mubaza. Je wumva ikintu nifuza. Gati nta n'impamvu yo gutongana buri muramo wacu. Turanakubaha pe. Ariko mufungura geretse muri ibibazo mufitanye. Akemura n'ibyiwe ku ruhande rwiwe. Ariko afunga. Ibibazo afite bihese nge ntazi ndi umugabo. Ibyo byo wabikoze wiki. Ibihese ko numva uri kunshinja nk'ari ibyo. Nkunjomba umwe ariko ngubwiye. Ntaho kujomba sa nge nta muntu wangira. We kuri kunjombara. Ese muri mufite imwezi ikingu. Karine afite ibibazo by'umwana wiwe. Nawe. Mwana we uhese we ntazi. Ushaka kuvuga ngo afite imwezi umwana. No umuntu ndishimwese z'umugore wanjye. Mu mugore wawe ariko nanjye n'umubyara wanjye. Ese ko kitavuga mbone cyatumaje ngwire. Ese ni igiki? Umva nkubwire Kari. Ngiye kugufungura. Utamutungurwa rutoki nka ruvuna. Ko sibini wa mugore ukangubwira. Nushaka kumenyera mu rugo. Ntago ndubu ntago wandokwe. Umugore ari Karine ntago wandokwe wowe. Nushaka kufatanya na Karine. Nimba yakuntumye wowe nagutsinda ngaho uko yumva. Ati. Mvira kudirya kwanza vijya. Nta kiro cyo guhomba mfite. Ese umuntu ushinzwe cyane.
va kwidirishya se ntaho mvuye ushaka kwica umuntu gake okay noneho gawe mukinguro nimba uri umugabo noneho yewe nimwumvikane nk'umugore n'umugabo gake wacecetse ubundi kuri uwo Nacecetse. urumva nkingura njye Umva ku nkubwire mwana Kari. wanjye kuko nta kindi kintu mfite kuri iyi si kimpangayikishije uretse birasa umva nkubwire Kari sibyo ngiye kugukingurira ariko turagira n'amasezerano abiri nushaka kuvuga ati wikunyumva nushaka kuvuga ndashaka atanyange nawe ukimara kuva aho ngaho usinyuma bro ko ugiye gutandukana ntabyo kunaniza ngewe ntaribi ndabikora ntaribi Kari murabikora ariko mwana birasa si musaza wa Latifa Domina ntabwo ari mama we birasa ni ikiremba urabizi neza ko n'iyindi twita atari iyi ubundi birasa wamuvuyeho ukabona amahoro yawe asesuye nk'uko yifuza ko nanjye ariyo nkwifuriza kandi ko nabyo bari abantu bashaka kuko kugira ngo bazakuvutse ubuzima bwawe karabyo tubireke kuko tugiye kubivugaho byatuma njya kure kandi mu bitekerezo bifite siniganya kureka birasa ko birasa arankunda cyane nanjye sinzi no kuzamuhemukira noneho mfite amakuru noneho yateye ubwoba uriya Domina afite umuhungu w'umusore uri no muri gereza kuki umeze ngo nk'igisare ubu uragira ngo umuhungu azaze nawe agukureho kuko wabaretse ukihungira ukabaha amahoro ukigendera ariko karara abantu si umwana kandi imigambi imana ibidufiteho ntabwo yahinduka ukomeye ku kikoko icyo umuntu azaba cyo naho kijya niba ntakwiye kuzabana na birasa kuko ntabwo tuzabana ariko niba birasa ari umugabo wanjye ibyo nacamo byose nibyo biri gutuma bizatuma mbana nawe umugore w'ibihereza impungenge mfite nuko uzamureka uri umupfu waranze kumureka uri muzima ubwo ni Imana izaba yifuza naho kuvuga ngo ndeke birasabye ntabwo mbitekereza nta n'ibyo niganya mu mutwe wanjye aho kugenda watinze kandi wakoze amukomeza wihangane hasi kandi ukomeze usenge yego Ugeze kuntu byitora tuzwa wagira ngo n'intuzi ko muri kuza se mwimwenya mufite ikibazo njye narashutswe da ndavuze ko muzingi ibintu byanyu mukurikiranye ku bushe bande mwebwe koko uri serious sere nyine hano yabaye kira databuja ko nabibonye ko nakandi atakimvogera ariko nanjye naramucunze amuconze uyu buri munsi mukubita amuha ibiryo nkahita muniga mbwira ni databuja raporo wayihaye kandi kwiguha wikwima ko uko kubona yageze babese ukageza no buryarya bwa amufungure databuja atagifungiranye ubwo ki yarafunze da umva nkubwira n'ikindi kintu kimutaruzi we akazi no guhaye karakunaniye gute ushinzwe cyara ku gipangu ufungurira abantu no kubafungura wafungura umuntu wese ubonye uza kumvogera urugo rwanjye reka uriya mugore injana ate uriya mugore sinumvishe ngo nibabyarana n'ababyara babyara se ububwira icyo warababyara ubibwiwe n'iki yambwiye ibintu binyemeza da ibiki bikwemeza kinakubwiye ngo iki kuzazana n'akatazaza kuzazana n'ingwe kacika nawe uravuga ufite ejo nagufatanya kuri icyo uri guha telefone nyokobuje nari nabigutumye koko umva mbabwire ndakumva ubu ibintu byahindutse rero ushaka kuzura utwo tuzuru twawe muri ziba muri business z'abandi nyine databuja umvezwa kombeje ese ubundi ushinzwe iki bundi yego wacecetse gendeye mukata uri imbwa nyine umugabo na imbwa ntirinda urugo cyane hanyuma buri uraharinda umuntu wese arinjira akaza hano uko yishakiye iye ubu ngiye gukara ntabyo gukara ndarya amavubi umva nkubwire bahina ndakumva ta ngira ngo abanyene no kugenda intare natinye muranyumva koko ntabwo kase utetse mwe gamuno kase murabe kandi nagiye mutamureba ako ndakuba anyuba abone ngo mutangiye kunyuba oya kuva wakemera ko ninjira hano amagambo yirirwa kumbwira ngo bambwe ko ntari imintuza ngindindi ngiziritse ako niba bura ninde simabura bivuze se hamba yavuze ubigenda hose ako genda arabyemeye bakubwira genda iri he noneho iyo bavugaga amabusha sindayibona ta hamba wajya kubimbwira se ngo ugende bite kuyatwisha byo kuna kwiyora gundi simana bise n'ikiwo koko ahubwo waburi kunkura ikidatabuja ko nkubaha ntanagukunda mva nkubwire bahe ndakumva wowe uri matatizo wowe bisobanuye iki bisobanuye ko nta kazi ushoboye koko cyane rwose kandi nkuba nk'umutegetsi wanjye umutegetsi biki tigeze utumvira wese ubundi wowe urumvira
none ibyo nkubwira byose urabikora njye urabona ndi kuvuga ceceka rero tibori aho ndyama kutaharyama ibyo ndya kutabirya kabone niyo wabirya kutaba muremure uranteranya kugira ngo wunguke iki aguteranya se kari muje kwisabishwa imbabazi ahangaha abanyarwanda yaravuze ngo ntazi umuhatse amureresa amantuza imbere nubwo ntayo ugira mva nkubwire we bahene amaki ngo mwari muje nkarya yego urataka utatse ubaye iki ariko ubundi nkubaze bira nta nubwo ushaka kwigirira impuhwe ntabwo ushaka kwigirira impuhwe wowe narakubwiye ngo ukina n'ikipe utazi iyo ari yo birandagira nkubwire bwa nyuma niba wumva ushaka gusubira muri mudu y'ubuzima bwawe ugasubira no muri kampani ugakora ukongera ukaba umugabo utembera uko ubishaka sinyira imitungo yose umugabo wanjye yakwanditse subira mu maboko yanjye naratifu ubundi nkubohore n'umugore wawe muzingure tunamukure n'ahantu ari ubundi mwongere musubirane kandi icyo gihe tuzahita tuva mu buzima bwanyu twigire mu byacu ariko se ubundi kare kose kubera icyo umutanguye ko ari imitungo umukeneye ngo yibahe iyo muza kubimbwira mbere hose ntabwo mbona rero ariko mukareka kongera gutya nzanakuvura ibintu by'uburemba bizakuvaho muzi ko ninjye wakuruze ninjye wakuzinze ntabwo nshaka kuzabyarira mu mutungo w'umugabo wanjye nasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko arangije anesha agaciro aguha imitungo utari n'amaraso ye rero ndashaka isubira mu maboko yacu hanyuma nanjye nkakureka ukidegembya ariko kubera ko nakureze umwana wa hano kubera ko nakureze nkakonsa ibere ryanjye nkakurerwa kuranga kwishyura amashuri ntabwo uzavira amaho tuzi kukubwira ngo dusabe imbabazi twebwe ye ngukubisa amavi nkukubisa ibipfukamira imbere rwose databuja umbabarire kandi wumve ko gusabye imbabazi mbikuye ku ndiba y'umutima mubare ntuzongera gukora iki sinajya gufungurira abantu bose mbonye kandi rwose sinajya gufungurirwa umuntu wambwiye ngo mufungurire ngiye gusabye imbabazi ntunyirukane gufata nka data ufata nka mama ni wowe nzi muri uyu mujyi sinunyirukana ndajyayo cyeza kwigwandika agasuzuguro kawe urakaye ako ndagusuzugura urasuzuguranye nanjye disane no kuva nabaho nkubwire bahe ndavuze ngo subira iyo waruhara ku gipangu ujye kuri ntunyirukane usubiye hanze we nagushaka kuvugana ntunyirukane ibyo ndabisubiramo nyuma gutoka ava mu nzu sohoka n'umubazi nimba abashyira ku murongo ndavuze ngo sohoka akabaza ari kumva se ziba sohoka umva kagasuzuguro kawe arasuzugura kandi turakubabariye rero uracyari muri ndavuze ugenda ufata igikapu cyawe oyeda gusa ari kujya umenya ko bavuze ngo bayi ariko narakabuno uwo munwa wawe ujye uvuga uziga nicyo nashaka kukubwira indeze arabeshya yavuga wowe mabuja akatabuje kiragiye akana kagatsinda kaba kazi kwegeranya nyinshi kigeza kana keza ngewe ntabwo njye nijya nyoni nyinshi se n'undi kandi n'undi ndi inyoni ntagomba kwigira icyo ndi cyo ariko matebo karame mubyeyi uzi nshobora nakugenza nshaka ko dukora ibintu ukumugira akuse wabiburiye kandi maze akuse nubwo no kunabaye keza ejo nagiye muri salo ko twanga ari wamaye dore cyangwa byene byo bamu hanyuma umaje kunjya angaye se umbwira ngo turabisoza hanyuma nibikunda dore nuko ari nawe wari kare nawe wari nawe yagiye niba ngombwa nawe ndamukingira muri karakazo kwizamu maze turare twisanzuye ngene hano mu abantu babiri z'u Rwanda n'ubimenye ugiye kundongora anakurongora da muri zo tena kugira umugore kare niko yagiye uruguka bwo byose kananza base wiki ni ngombwa se ngumusabe kwasabara ngiye bwana ariyemeje ngo ejo ndavuganye na mama wanjye arambaza ati se mukobwa mwiza ubwiza nakuremanye nyine bumva Imana yandemye inshyira muri mama wanjye mu nda ko nzi ko abana bose batajya babura abagabo wabuze iki nanjye mutanekiza gakire ati gakire niyo mugabo wanjye banagiye cyabamuje kiragenda bati Imana ishimwe ndusigayemo ariko reba uje iwacu mu cyaro ukahita unsaba ukahita unyambika impeta tukajya turongora byemewe n'amategeko hanyuma se uko najya kuva bifureshwa ngo hano wasanga abagore ngo naguze ikibazo gihari nyine nanjye byo byozo mfite uriya mukobwa inshuti ya mabuja muhora muryamana ryamana se mbese mu mwaka wa kane
warabonye ndyamanye nawe ariko mama muri mu nzira yo kuryama turi gupanga iby'imishinga byo kuryamana mva mbese ariko iyo ufata inshuti y'umugore wawe nyuma nanjye ndi umukozi mva nkubwire ibyo ntabwo bikureba kandi uriya mugore ntabwo akora urukumva nagaduta ntabwo yakongera kukuruta nagaduta ikibazo cyawe wagenda kure burya se ibaze gatoburetse gatozi none se rero ese ubona mba ndi kuguhanda ese kuko ubona ndi mwiza ubwiza ze bwaje ongera ukore hano Mateo karame mva nkubwire wamba bari umunsi umva hano tusigara mu gutwe nyine bari tukabisoza rwose ko none ubu nta kintu gitinya nta wikanga niranye n'imbwa ngo nibahene yibeshye kazana umuntu nuko umutamurura cyangwa se ntaza muri wese tugashaka n'undi mukozi waje kukumvira ukaba ari ubwo nyine umbaye mabusha Karine nanjye bona ko biti nkonje ubwo tugende neza wagira gute wagira gute kuko ibyo uri kuvuga nibyo dusinyire uve mu buzima bwacu bw'imitungo uve mu buzima bwacu twigendere guha amahoro ukidegembye ugumane n'umugore wawe rwose ntabyo nakora ntabyo wakora wowe uracyabyo wakora ntabyo urashinyika se ushinyike urashinyikira ushinyikire komera ma pore urimo urababara ese wabaye bira ese aka kaboko burya kaje kuvunika ko mana yanjye we uzi ko waguye muri dushe nkagira ngo biroroshye karibusha uraho yarakomeretse cyane uraho kare sha twagize ibibazo birasa yaguye muri dushe aranyerera akaguru karavunika akaboko gahita kavunika none igihe nzi ko n'ibintu byoroshye ndamukandisha n'ibyatsi byunga mushyiraho n'amazi ashyushye n'umunyu njye nari nzi ko byoroshye ariko dore do kabyimbye do bashyizeho na pomade nari namuziritse kumva ubanze igufwa ryaravunitse ariko domi ko numva wiyahuza amagambo nk'ay'abagombozi ubwo ni shyashya shyashya si iki ubu ngubu ni ubwa mbere wumva impanuka yo muri dushe nuko impanuka yo muri dushe ihuriraho no gusanga muri kumukandagira reka nari ndimo kumva ko ababara kubera ko ntabwo ndimo kwemera ko byumvisha ibirenge nagize gutya umva nkubwire twubahane aba bantu ntabwo bagome babiri bisebe barandozere ukuntu bampinduye ngo barakuroze uburozi butera imvune ntabwo waguye muri dushe twakuroze iki ko waguye muri dushe ariko wa mugabo wundi amagambo ugira dominari wakugize gute domina narati ndarengana ese muhu yaguye muri dushe ubu bintu maze iminsi ngukorera nk'umwunga ngusiga pomade nkuzirikira bande ubihinduriyemo uburozi karinda kwinginze nuze kunsiga hano ntware mve hano pe bira urashaka gutwara hano twumvikana njye nawe turaziranye kuva kera ndakuzi ndabizi ko ndi nyoko wanyu ntago ubu ngubu aribwo ugiye kunyumvisha ko uri mwiza koko ukusi inyuma ni nakusi imbere ntekereza ko wowe banagukase ngo amaraso aze haza y'umukara nta kibazo ntabwo ubwo bugoma ari ubwa mbere nta n'ubwo buntu birasa na umva maze urongera gukandagira birasa witonde uyu nyokureba gifata ukijyane niba ufite iki twara uyu nyokureba ni umugome ni umurozi domi ko tuziranyeho amabanga menshi ayo uzi nanjye ndayazi ego ubu none nkubwiye ubugome nyoka akora nkubwiye ubugome bwa nyoka wowe ntiwazongera no kwemera ko yitwa nyoka yakoze iki se hera kubyara ibyo byo shavura imanira kosi wanyuze